ntiyabyemera ntiyabyemera ko urwawe ruvuga impundu urw'abandi ruvuga induru ntabwo yabyemera waratwaye feyanse w'abandi Imana ntabwo yabyemera gira Dawidi ngo iyo biba bikeya iba yarakongeye n'ibindi umunsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo zaba mpari nanjye sinzaburayo ugazaza zahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba Yesu databuja nzamukorera ntacogora ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mw'isi ajyama ninyirangiza azampamagara ngeze mw'ijuru ugazaza zahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba nawe twibutsaga ko hari igitondo kimwe bazaba bakwanditseho ribu nibyo nari ndi kukwibutsa amen uwo waba uri we wese n'icyo waba uri cyo cyose nari ndi kukwibutsa ko igitondo kimwe tuzaba twashatse ifoto nziza wifotoje twanditseho ribu Imana iduhana umugisha ko numva mutabyakiriye amazina nitwa Yatobare Germaine nduwa hano Imana iduhana umugisha dusome ijambo ry'Imana wabona harimo abo mbivuze bakagira ubwoba ariko yararimbye aravuga ngo umunsi wawe wa nyuma witeguye ute utekerezaho iki inshuti yanjye kandi ubwo uzaba winjiye mu cyumba gikomeye cy'urupfu aho abavandimwe mutajyana aho inshuti mutajyana uwo mwashakanye mutajyana n'umuturanyi mutagira gute mutajyana aravuga ngo icyo akoze Yesu ubaye waramushatse we mwaba muri amushimira donc naho hantu munyikirize ngo amen umugabo ataguherekeza inshuti zitagusanga uwo mwashakanye mutajyana Yesu we Imana ibaha umugisha dusome ijambo ry'Imana igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 niho tugiye gusoma igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 niho tugiye gusoma mwahageze mwese ipaji ya 301 mu isezerano rya kera igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 turasoma duhere ku murongo wa mbere aravuze ngo umugani wa Natani namwe niko musomye Bibiliya yavuze ngo bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi ageze iwe aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe yari umutunzi undi yari umukene kandi uwo mutunzi yari afite amashyo n'inka n'intama nyinshi cyane ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaguze akakarera ariko uwo mukene we ntacyo yari afite
keretse akagazi k'intama yari yaraguze akakarera kagakurana nabe mu rugo rwe nabo mu rugo rwe, kakarya utwo kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi kakaryama mu gituza cye. Kaba umukobwa. Bukeye haza umugenzi w'umutunzi kwa wa mutunzi. Umubi nuwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire umushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa wa mukene, awuzimanira umushyitsi. Maze Dawidi aherako arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiye gupfa, kandi azarihe umwana w'intama 4, kuko yakoze ibimeze bityo, kandi kuko atagira impuhwe. Nuko Natani abwira Dawidi ati, erega uwo mugabo ni wowe. Uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya iti, nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi kugabira umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda. Kandi iyo biba byarabaye biki, mba narongeyeho n'ibindi. Imana ifashe. Baba barongeyeho n'ibiki? Nibyo nsoma byonyine. Ibintu Werarisi atari yamara yarabitangiye ngo afite 15, ntabwo ari nje kubimenya. Imana ibaha umugisha. Ntabwo mwumvise igihe yabitangira. Yarabiririmbye, arabisenga, arabicuranga, arabibyina, arabivuga, byashira. Urumva nyine ntabwo atari yagize, nanjye ndavuga ngo nshoboye by'umwuka makuru. Amen. Ndashaka kuvuga ko imbaraga zibitse mu kunesha ibyaha Nukwirinda kugikora Bwambere. Se muranyumvise? Imbaraga zibitse mu kunesha ibyaha Nukwirinda kugikora bwa kangahe? Bibiliya ivuze uyu mugabo witwa Dawidi. Iyo Bibiliya imuvuzeho cyane, hari aho igera Uwiteka akavuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Bibiliya ivuga ibigwi byinshi bya Dawidi, intambara yarwanye, uko yavutse muri bene se bakamujugunya, Imana ikamwibuka. Mbese amateka ya Dawidi bigaragara ko yarazwi n'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amen. Hanyuma ahangaha dusomye uyu mugani, hari ikintu cyabaye mbere y'uko uyu mugani uba. Haje kuba intambara, kandi intambara ikomeye. Biba ngombwa yuko Dawidi yohereza ingabo ku rugamba. Amaze kuzohereza, ikosa rya mbere yakoze nuko we yazohereje wagasigara. Niryo kosa rya mbere yakoze, kohereza umutwe w'ingabo ku rugamba, warangiza wowe uziyoboye ukagira gute, ugasigara. Niryo kosa rya mbere yakoze. Ubu dufite abantu amenetse kubavuga. Amen. Hanyuma ageze ari mu rugo, Bibiliya iyo usomye ahabanziriza iki gice kibanziriza iki twasomye, ugenda wumva amateka ukuntu yasigaye mu rugo. Ahangaha rero bavuze ngo yibambuye mu gitondo, abyutse arimo atembera nk'umwami mu rugo rwe nta kibazo, ari kuri bariko aho hejuru. Niko ntekereza ko yara ego nabanje Imana. Urumva zaje kera, munyikirize ngo amen. Uziko ibintu turi kurira byaje kera, Imana yabyemereye abantu kera, ahubwo nitwe tubura. Na Dawidi yari afite etaje, ngo ari mu nzu yo hejuru arimo atembera nk'umwami. Abyutse mu gitondo abona umugore wa Uriya witwa Batisheba, ngo nawe yari arimo yoga, ngo nawe kubera kwizera cyane na bya bindi by'abantu birara bakagenda uko babyumva,
ngo yumvaga ko mu gihugu nta mugabo wahasigaye, bose bagiye hehe? Ku rugamba. Nawe arirara. Se muranyumvise? Ubu dufite abantu birara, yahaguruka aje mu materaniro ngo nuko araya mu mibyizi akambara nk'uko ashatse. Urabyumvise? Ngo nuko araya aza muri repetisiyo akaza yambaye nk'uko ashaka, igihe agiye muri korari akaza ameze nk'uko ashatse, ariko bamubwira ko ari iterano ryo ku cyumweru akabona yagorora umwenda yambaye cyangwa se akanawitaho kureba ko ntabizinga. Uko kwirarana kurumva ntabwo ari kwiza. Hanyuma rero umugore yariraye yogera ahagaragara, ngo umutwe we yumvaga yuko nta mugabo n'umwe wasigaye muri karitsiye, nta muntu uhari uri bumubone. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma Dawidi ngo agenda hejuru y'inzu, ngo agiye kubona abona umugore yamaze kwikuramo imyenda arimo aroga, ngo arangije atinza y'amaso, amaze kuyatinzayo irari riramwica, niko guhamagara abagaragu arababwira ati muze hano mugende. Arababaza turiya mugore ni uwande? Rumva ntiyaranamuzi. Ariko Imana yo mu ijuru idukingirize, munyikirize ngo amen. Baramubwira bati ese uriya mugore ntabwo umuzi? Baramubwira bati ni umugore wa Uriya umugaba w'ingabo. Munyikirize ngo amena. Ntabwo umuzi? Ni umugore wa Uriya, ni Batisheba muka Uriya. Dawidi amenya yuko Uriya atanahari, yagiye hehe? Ku rugamba. Atuma abagaragu ati mumunzanire. Baramumuzanira. Bibiliya ivuga neza ngo bamumazanira yamaze no kwikiza imyanda. Babanje Imana. Arangije aryamana nawe. Amaze kuryamana nawe, umugore nawe ataha ari ku cyako uko yaryamanye n'umwami. Wumva ukuntu byari binamunejeje. Imana idufashe. Ngo haciyeho iminsi ngo amenya yuko atwite, ngo ahita abimenyesha umwami. Urumva byari ibintu biryoshye kuvuga, gutangariza umwami yuko utwite. Ubu dufite abantu. Imana idufashe. Se ko twarangije gusoma mwandebye, munyikirize ngo amen. Tangariza umwami aramubwira ati ndatwite. Dawidi biramucanga kubera yakoze icyaha bwa mbere, ararikira umugore utari uwe bwa kabiri, bimutera kuryamana nawe bwa gatatu amutera inda. Ibyaha bikurikirana kubera kutagitinya ubwa mbere. Noneho ko mwese mucecetse ariko nimuhore. Amen. Amaze kubimenya biramucanga. Dawidi yibaza ikintu ari bukore. Imana idufashe. Bibiliya iravuga ngo atuma ku rugamba, aravuga ati muntumireho Uriya mumunzanire. Icyaha cya gatatu na cya kane aramuzana, mugejeje mu rugo amubaza amacumu y'intambara, mubaza uko intambara ku rugamba bimeze. Uriya arabimutekerereza, mubwira uko intambara urugamba rwifashe. Amaze kubimubwira aramubwira ati ngaho taha wiryamira iwawe tuzasubira ejo. Kandi yashakaga yuko Uriya agenda akaryamana n'umugore wiyandika azitirirwa Uriya. Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, warangiza ukibwira yuko duhwanye, izakumenera hareba inzego umunsi umwe. Se murahari? Imana idufashe. Arangije Uriya. Ubu dufite abantu, munyikirize ngo amena, bazisinda ariko bakazisinda bazizi ku rwego rw'uko kwiyahura mu muhanda imodoka zigenda. Turabafite bazisinda ariko bakamenya no gutwara imodoka, ntiwapfa kubajijisha. Turabafite bazisinda ariko ku buryo mu mufuka utakwikoreramo. Uriya aragenda agera mu rugo, agezeyo ngo yiryamanira n'abagaragu ku marembo, abariho yirarira. Bagaragu babwira umwami bati Uriya ntabwo yigeze arara mu rugo iwe, burya twararanye. Mwami kiramucanga kimubana umusozi,
abatinda rubanda niba bimenya ko naryamanye n'umugore utari wanjye. Hariho itegeko ry'uko mwene abo bantu bicwa. Iyo birebye ubona babagabo bazanye babantu bazanye umugore bamuzaniye Yesu ngo yasambanye, bashakaga kumugusha mu mategeko ya Mose. Imana idufashe munyikirize ngo amena. Ayiwe biramucanga Dawidi arongera atumeho Uriya, haraza mutereka vino baranywa. Uriya arasinda aramusindisha, arongera aramubwira ati ngaho taha ujye mu rugo. Uriya nanone ataha yazisinze ariko ntizamwohereza mu rugo, izakumena ntabwo izaguhereza. Munyikirize ngo amena. Mwanyitabye karame babwira ibintu bibishye murawunywaye. None se ko mbona mu miti ya mibe bashyiramo n'igikakarubamba, mbona bayivangura uko akarubamba igicuncu n'umubirizi n'uwo bagiye kuha n'amazuru barapfuka bagasukayo, kavuga ati ntihajyayo akayiko kamwe umwana wanjye buracyabasha kurya. Murawunywa rero, murahari ngo mwikirize ngo amen. Uriya agenda yasisinze, yagize gute zuzuye, ariko nanone umwami Yesu kubera yuko akiza bamwubaha, mwanyikiriza ngo amena. Ntiyatuma ukigwamo, ntabwo yatuma uwo mushibuka ugushibukana. Se murahari? Uriya amanuka gakeya arongera yigwira mu bagaragu aba ariho aryama. Dawidi icyaha kiramwumana, ntabura uko abigenza. Icyo kintu n'umwami ntiyabona uko akivuga, ntiyabona uko akiganiriza. Buriya hari abantu badapfa kuganira ibyabo bitewe n'amatitire bafite, ariko Yesu yaravuze ngo umuntu urushya n'uremerewe baze bamusange arabaruhura. Aravuga ngo uwo mutwaro wawuzane kuri Yesu nta kimunanira. Imana idufashe. Hari igihe kimwe ngo Yesu yageze mu mudugudu asanga abajya impaka, asanga abaganira, asanga ngo umuntu umwe afite umwana watewe na dayimoni. Aramwegera aramubwira ati ndashaka kunyiriza umukobwa yatewe na dayimoni itumva kandi itavuga, itumva kandi itagize gute. Arangije aramubwira kandi namuhaye abigishwa bawe bananiwe kumwirukana. Hari ibintu bidakurwamo n'abahanuzi ariko Imana ikuramo. Hari ibintu aleluya, hari ibintu aya materaniro atavanamo, ariko muhuye na Yesu akuramo. Iyo uhuye na Yesu wenyine Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo nuko arangije aravuga ngo mumunzanire hano, aramuzana. Noneho iwabo bari bazi yuko afite dayimoni itavuga, kumbi Yesu agiye kumwirukana amenya yuko itanumva. Munyikirize ngo amena. Ushobora kumara imyaka urwana n'itavuga, kumbi n'itumva irimo. Urumva? Imana ibahumugisha. Muba mumuzanira aravuga ati wa dayimoni witumva kandi itavuga, musohokemo ntuzongere kumugaruka mukundi. Ngo abigishwa baramwegera baramubaza ariko se twebwe ko byari byanze ko twagerageje bikanga. Barababwira ngo mwene uwo nta kindi kimukuramo. Munyikirize ngo amen. Baravuga bati usibye gusenga Imana no kwiyiriza iki ubusa, Imana iguha umugisha. Ngo Uriya aryama aha ngaho, ngo buracya umwami amenya yuko Uriya nanone atagize gute, atarya. Ngo ahita amusinya urwandiko, amwandikira urwandiko rwo kumwicisha. Yandika urwandiko aruhereza Uriya, aramubwira ati ihute urujyane ku rugamba, hanyuma rero uruhu umugaba w'ingabo nta kibazo. Kumbi yanditsemo ngo Uriya numumara kumubona hageze mumushyiraho urugamba ruhinanye hanyuma mumwice. Umva ibyaha ukuntu byigerekeranyije. Wabyumvise ukuntu byigerekeranyije? Ndeba wabyumvise ukuntu byigerekeranyije? Ngo Uriya ararujyana, umva ukuntu yari n'umuntu mwiza, ntiyanarusomera mu nzira, ararujyana. Yari n'umuntu mwiza. Muhikirize ngo amen. Ararujyana arugezayo, asanga handitsemo yuko bagomba kumwica.
uriya mushyiraho urugamba ruhiniye amahina barangije baramwica nuko uriya yapfuye wamare gupfa Imana isanga Natani shetikasa ararota yumva ubutumwa Imana iramutumira mubwita igenda kwa Dawidi uramenye ntugende uhubutse n'umwami yaguca ijosi udakora ikosa bahanuzi murye muri menge Imana idufashe kandi tugirire neza agenda yitonze yageze kwa Dawidi aramwakira amaze kumwakira haricara aramubwira ati reka duce umugani aramubwira ngo hariho abantu babiri batuye mu mudugudu umwe kandi umwe yari umutunzi hanyuma undi yari umukene aramubwira ngo uwo mukene yari afite akagazi kamwe k'intama yari yaremeye akajya asangira nako akararana nabe arakarera kajya no kuryama kakaryama mu gituza cye yashakaga kuvuga umugore wa Uriya etase arangije aramubwira atari kuwa mutunzi yari yaramuhaye amashyo imuha byinshi muha ibirenze ariko ngo agendererwe n'umushyitsi umubi n'uwafata mu mashyo namuhaye yari afite umubi n'uwafatamo yafashe akagazi k'umukene aba ariko abagira umushyitsi Dawidi aravuga ati umuvuna muheta Dawidi ngo idashefto barakara vuba turabazi ko mwazimaze mu rwuri turabazi nizagiraga amajwi meza mwaziciye mu mizi turabazi Dawidi ngo ararakara aravuga ati uwo muntu ndahiye Uwiteka uhoraho ntago akwiye kubaho akwiye gupfa kandi apfa yishyuye uwo mwagazi awurishye kane atazi ko ari nde Natani aramubwira ati rega ni wowe aramubwira ati ninde burya ni wowe aramubwira ngo Imana yaraguhaye iguha ubutunzi iguha ubwami kugira igisonga yarakwambitse Dawidi we iragutungisha itungana abawe aramubwira ati iyo biba bikeye ikabibona ko ari bikeya iba yarakongeye n'ibindi niko yamubwiye aramubwira ngo iyo biba biri bikeya iba yarakongeye n'ibindi kujya yagize gute yaguhaye ariko utiyongeje iby'abandi utiyongeje Batisheba muka Uriya umutware nurangiza kumutwara umwicira n'umugabo dore hari umaze kuvuga yuko hari urugo yasenyerwa umugore aha hirya nimba nawe arabyemera ariko wowe nturabyemera ariko Imana igufitiye umunsi igufitiye n'isaha Dawidi we Dawidi ngo arangije arakonkoboka ako kanya ukomeje ugasoma yarakonkobotse akubita amavi hasi abwira Imana ati yewe Uwiteka we niwe yasenze asenga Imana arayibwira ngo nunkura imbabazi zawe nunkure umwuka wawe wera harate konse nima asaba Imana imbabazi Imana iramubwira iti Dawidi we ndakubabarira ariko uwo mwana nzamwica etikasi ntago wabicuruza warabikuye mu maboko y'undi mugabo ni wabicuruza ngo byunguka uzashya ntago wabicuruza ni wabirya umwaka ngo ubirye ibiri ubihahirwa n'uwo mutabana ntago Imana yabyemera etikansomeniga nikitandoma tugiye gusenga Imana
ntago wakabaho imyaka yose warakirukanishijeho undi kubera ruswa. Ntago Imana ibyo bintu yabyemera, yabikora. Munyikiriza ngo amena. Ntago yabyemera. Ntago yabyemera. Yabyemera yuko wawe yiga ngo yarangize umwanya yagiyemo ari uw'abandi. Yabyemera. Ntago ibyo bintu yabyemera. Yabyemera. Ntiyabyemera ko urwawe ruvuga impundu, urw'abandi ruvuga induru. Ntago yabyemera. Waratwaye feyanse w'abandi, Imana ntago yabyemera. Gira Dawidi ngo iyo biba bikeya iba yarakongeye n'ibindi. Tugiye gusenga Imana. Ntago Imana ibyo bintu, ntago Imana yabyemera. Ntago yakwemera ko iyo ntebe uyimaraho imyaka kandi warayihiritseho mugenzi wawe. Ntago Imana yabyemera. Ntugite ndakubabariye. Ndakubabariye ariko uwo mwana wavutsemo nzamwica. Zakubaribera icyaha ariko uzagihora udondanwa yuko dekonse wabyaranye na murumuna w'umugore wawe. Muyobo waje tugasenga tupfira ahangaha. Tugiye gusenga. Ntiyabyemera kushuka umugabo wawe yuko aba bana bose ari abe kandi harimo abatabyaye. Ntabwo ibyo ntibyakwemera. Usibye n'Imana na mwarimu abimenye ntiyabyemera. Nanjye ubwanjye mbimenye nabicurikamo umurego. Sinabyemera. Se mwaje tugasenga ko mutazi. Dusenge Imana. Tugiye umusa n'umwubika imitwaro. Usa n'umwubika umutwe. Oya mwubika imitwe yanyu. Tutaba twaje gucokoreza Imana ubusa ikaza kudutsinda aha. Mwubika imitwe yanyu. Utaza kwicokoza kuri gusengera kawunga n'agashize. Tutaza kwicokoreza ubusa. Utaza gucokoza mukeneye ubukwe na feyanse ufite waramupapuje undi muntu. Utaza gucokoza Imana. Niwumva utsindwa n'amagambo y'Imana uhaguruke. Ntago ndi buvuge